kuva iyi si yabaho ibitabo bibiri byasomwe cyane n'abantu benshi kandi kenshi kurusha ibindi byose ni Bibiliya na Korowani. Kugeza ubu ntabwo hazwi ingano ya Bibiliya zimaze kugurwa mu isi, gusa zirarenga magana y'amamiliyari. Bibiliya nicyo gitabo cyashyizwe mu ndimi nyinshi ku isi kurusha ibindi byose. Buri gitabo kiri muri Bibiliya nibura cyashyizwe mu ndimi 2883. Hafi buri gihugu kirimo abakristu baba basoma Bibiliya iri mu rurimi rwabo. Isezerano rishya ryonyine ryashyizwe mu ndimi 1329. Bibiliya ntabwo ari igitabo gisanzwe, ndetse nta nubwo ari igitabo kimwe, ahubwo ni ibitabo bikomatanije. Inkuru zo muri Bibiliya ziba zirimo ibikorwa abantu bose badashobora gusobanukirwa, nk'ibitangaza, ibikorwa bivuga ku butwari bw'abantu, uruhererekane rw'imiryango n'ibisekuru, amategeko y'Imana, ibisigo, inzandiko, ubuhanuzi, amasengesho. Izi nyandiko zose ziri muri Bibiliya zatangiye kwandikwa hagana muri 700 mbere y'uko Yesu Kristo avuka, ikomeza kwandikwa kugera nibura mu mwaka w'100 nyuma y'uko Yesu Kristo apfuye. Ni inkuru zivuga ku Bayahudi ariko zikavuga no ku Bakristo. Gusa Abayahudi ntabwo bemera inkuru zo muri Bibiliya zivuga kuri Yesu Kristo. Mu 1517 umupadiri w'Umudage witwaga Martin Luther yazanye impinduka mu myemerere ya Gikristo, atangiza impinduka zirimo ko Bibiliya ari igitabo buri wese ashobora kwigurira kandi akacyisomera. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Bitewe nuko Bibiliya ari igitabo buri wese ashobora gutunga kandi akacyisomera, kandi kikaba ari igitabo gikoreshwa mu myemerere, ishobora gushingira ku marangamutima adasaba ko buri muntu yisoma yibaza ibibazo bishingiye ku bikorwa bivugwa muri iki gitabo. Ni ukuvuga ko abasoma Bibiliya bose mu isi badahuriza ku makuru amwe y'ibyanditse muri iki gitabo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe babijyaho impaka. Ntabwo bahuriza ku bisobanuro by'izo nyandiko, nko kumenya neza ibikorwa bivugwa muri icyo gitabo, igihe byabereye, aho byabereye, uwabikoze. Uyu munsi ko twateye imbere mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ubu nta bikorwa n'inkuru zivugwa muri Bibiliya twabwiwe ko ari ibitangaza, ariko ubumenyi dufite bukaba bwagaragaza uko byagenze. Nk'urugero, mu gitabo cya Kuva cyangwa se Yimuka Misiri mu gice cya 14 umurongo wa 21 n'uwa 22 havuga uburyo mu myaka ya kera cyane mbere y'uko Yesu Kristo avuka, ahagana mu mwaka wa 2000 imbere ya Yesu, Abayisiraheli cyangwa se Abayahudi bari baragizwe abacakara muri Egiputa. Gusa baje kuva muri ubwo bucakara cyangwa se uburetwa bahungana na Musa, wari umwe muri bo ariko wari wararerewe ibwami nk'igikomangoma. Arabayobora abakura muri iki gihugu, ariko mu guhunga kwabo baza kugera ku nyanja itukura kandi badafite ubwato bwo kuyambuka. Inyuma yabo hari ingabo za Egiputa zibakurikiye. Bambutse mu buryo bw'igitangaza badakoresheje ubwato. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma y'amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yarari ahinduka ubutaka bw'umutse. Abisiraheli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkiki iburyo n'ibumoso. Iyi nkuru ivuga ahantu tuzi, ahantu tukaba tuzi n'abantu bahatuye. Ibi bintu byabaye ryari? Byanyuze mu yihe nzira? Abahanga mu mateka no mu bumenyi bw'isi bazi uburyo ibi bintu byagenze, cyangwa nabo bemera ko ari ibitangaza Imana yakoze? Tubahaye ikaze. Yimuka Misiri ni kimwe mu bitabo byo muri Bibiliya byamamaye cyane mu babwirizabutumwa kubera ko kirimo ibikorwa byifashishwa mu kwigisha ko Imana ari igitangaza. Ni igitabo kigaragaza ibikorwa bitakorwa n'umuntu, byakozwe n'Imana yonyine. Kwimura Abayisiraheli bakava mu Misiri bagasubira iwabo muri Isiraheli. Inkuru zivuga ko Yimuka Misiri zakinwemo za filime zirimo yamamaye cyane yitwa Exodus, Gods and Kings, yayobowe kandi itunganywa na Ridley Scott mu 2014. Inkuru z'Yimuka Misiri nanone zakinwe muri filime yitwa The Prince of Egypt, yakinwe mu 1998. Ni inkuru zakinwe muri Exodus yo mu 2007. Hari na Exodus yo mu 1960. Iyi ngiyi yakozwe na Otto Preminger, yavugaga ku ishingwa rya leta ya Isiraheli. Hari n'iyiswe Moses n'izindi nyinshi. Ni kimwe mu bice byamamaye cyane mu isezerano rya kera muri Bibiliya.
iyi nkuru yaramamaye ku buryo yahagurukije abashakashatsi baturutse imihanda yose mu isi bagakora ubushakashatsi ngo barebe koko niba ibivugwa mu iyimuka Misiri byarabayeho, banagaragaza uko byagenze. nzabakura mu mubabaro wo mu Misiri mbajyane mu gihugu cy'abanyakanahani, abaheti, abamori, abaferizi, abahivi, abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nibyo byanditse mu gitabo cya Kuva igice cya 3 umurongo wa 17. Mu gusunikira abanyamisiri kubohora Isiraheli ngo bajye muri iki gihugu cy'amata n'ubuki, Imana yateje abanyamisiri ibyago 10 biteye ku buryo nta wundi muntu wabikora utari Imana. Mu birebana n'amateka nta muntu uzi 100% ko ibikorwa bivugwa mu iyimuka Misiri byabayeho koko. Ni ku ruhande rw'amateka gusa, ariko kuva mu myaka myinshi ishize hari abashakashatsi mu by'ibisigaramatongo n'ubu ngubu bagishakisha ikimenyetso icyo ari cyo cyose cyagaragaza ko iyimuka Misiri ryabayeho, ariko kugeza n'ubu nta na kimwe kiraboneka. Nta n'ikimenyetso na kimwe barabona kigaragaza nibura ko Musa yabayeho cyangwa se ko abayahudi bigeze kuba mu Misiri. Ibi ni ibirebana n'amateka. ni inkuru zijya gusa n'ukuri. Ntabwo Bibiliya yigeze yandikwa nk'igitabo kigamije kubikwamo amateka. Ni Professeur Eric Klein, ni umuhanga mu birebana n'ibisigaramatongo, babita aba archaeologue, yigisha muri kaminuza ya George Washington. Nyamara hari abashakashatsi bemeza ko ibivugwa mu gitabo cy'iyimuka Misiri byabayeho koko, ariko ntabwo ari ibitangaza nk'uko bivugwa. Ubwo bivuze ko ibyo Bibiliya ivuga mu iyimuka Misiri rero ari ubuhamya bw'ibyabayeho. Dr. Ciro Trevisanato ni umuhanga mu binyabuzima n'ubutabire, akorera i Toronto muri Canada. Yakoze ubushakashatsi ku bigeragezo 10 bivugwa ko Imana yateje Misiri kugira ngo iki gihugu kibohora Isiraheli bave mu buretwa bataha iwabo. Yibajije ibibazo byinshi ku kintu cyaba cyaratumye mu bihe bikurikiranye uruzi rwa Nili ruhinduka amaraso, amafi yose yo muri urwo ruzi no mu yindi migezi n'ibindi bishanga gapfa, igihugu kigaterwa n'ibikeri, amatungo agapfa, ibibugu n'inda bigatera igihugu, abana b'imfura mu gihugu cyose bagapfa. Ibi bigeragezo ni Imana yabiteje abanyamisiri. Amakuru ya mbere y'uburyo bishobora kuba byaragenze Dr. Trevisanato yayamenye mu myaka 30 ishize, ubwo yumvaga inkuru z'iruka ry'ikirunga cyiswe Mo Hudson, kiri mu majyepfo ya Shiri muri Amerika y'Amajyepfo. Iki kirunga mu kwezi kwa 8 mu 1991 cyararutse cyohereza ivu ryinshi ryuzuyemo ibyuka bya dioxide de soufre mu kirere, byuzuye mu kirere cya Shiri mbere yo gukwirakwira no mu kirere cya Argentine. Ibi byipakiye muri icyo kirere, maze nyuma y'amasaha make imvura iragwa. Bitewe n'uko soufre iba ari umuhondo, imvura yaguye iturutse mu bicu byuzuyemo dioxide de soufre yagiye mu migezi no mu nzuzi muri Shiri n'ahandi baturanye, ikora acide sulfurique. Amafi n'izindi nyamaswa zose ziba mu mazi zirapfa. Hari ibimera biba mu mazi byitwa alge, kenshi biba ari umutuku, bikunda kuba mu mazi magari. Iki gihe byahise bihindura ibara ry'amazi y'inzuzi n'imigezi, ahinduka umutuku w'amaraso. Ibi byabaye muri Shiri ejo bundi mu 1991. Ni ibikorwa abantu bazi. Inyanja n'imigezi n'inzuzi muri iki gihugu bihinduka amaraso kubera acide sulfurique yaguye mu mvura, na alge ziba mu nzuzi n'imigezi n'ibiyaga birahura bikora amazi atukura ameze nk'amaraso. Kuri Dr. Trevisanato, igikorwa nk'iki ngiki nicyo cyabaye ikigeragezo cya mbere Imana yahaye abanyamisiri ishaka ko barekura Isiraheli ngo batahe. Byanditse mu gitabo cya Kuva igice cya 7 umurongo wa 20. Musa na Aroni babikora uko Uwiteka yabategetse. Amanika iyo nkoni, akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be. Amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka. Abanyamisiri ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi, amaraso aba mu gihugu cya Misiri cyose. Nk'uko byumvikana, iki ni igitangaza. Byareka kuba igitangaza ari uko hafi y'aha hantu ibi byabereye haba hari ikirunga cyarutse kikohereza dioxide de soufre mu kirere. Trevisanato yajagajaza ubushyinguro bw'inyandiko hirya no hino ku isi, ashakisha inyandiko zose zaba zivuga ku birunga biri hafi ya Misiri byaba byararutse mu gihe Abisiraheli bavaga mu Misiri mu myaka 2000 ishize uhereye uyu munsi. Bitekerezwa ko iyimuka Misiri byabaye mu mwaka wa 2000 mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Dr. Trevisanato yaje kubona ko muri iyo myaka mu nyanja ya Ege iri hafi y'Ubugereki hari ikirunga cyarutse muri iyo myaka y'2000 mbere ya Yesu.
ni ikirunga kiri mu kirwa cyitwa Terra. Professeur David Pyle ni impuguke mu by'imiterere y'isi, yigisha muri kaminuza ya Oxford. Iruka ry'ikirunga cya Terra rishobora kuba aricyo gikorwa cyo kuruka kw'ikirunga gukomeye isi yamenye mu gihe cy'amagana y'imyaka, ndetse ndanakeka ko mu myaka ibihumbi ishize nta kirunga cyarutse kikohereza ibyuka byinshi mu kirere nk'ikirunga cya Terra. Voire des milliers d'années. Mwibuke ni mu myaka 2000 mbere ya Yezu Kristo, igihe Abayisiraheli bavaga mu Misiri. Bavuga ko ibyotsi byavuye muri iri ruka ry'ikirunga byakwiriye mu kirere cy'uburasirazuba bw'isi kugera no mu Bushinwa, no mu majyaruguru kugera muri Islande. Ibi byuka byageze mu kirere cyaho. Bitekerezwa ko ibi byotsi byuzuye dioxide de soufre byaba byaruzuye mu kirere cy'ikibaya cya Mediterania n'uruzi rwa Nili na Misiri iherereye ku birometero 1000 mu majyepfo. Trevisan yemeza ko iyi dioxide de soufre ariyo yagiye mu mvura ituma amazi y'uruzi rwa Nili ahinduka umutuku nk'amaraso kubera acide sulfurique. Amafi yose arapfa kubera iyi acide y'uburozi. Ngiki ikigeragezo cya mbere cyo mwimuka Misiri. Ku kigeragezo cya kabiri, Nyagasani yahamagaye Musa amubwira aya magambo. Uwiteka abwira Musa ati, bwira Aroni utirambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamura ibikeri bijye mu gihugu cya Misiri. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Misiri, ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cya Misiri. Byanditse muri Kuva igice cya 8 umurongo wa mbere. Ibikeri byahise bisohoka muri Nile no mu bishanga by'igihugu cya Misiri, bizamuka imusozi byuzura mu ngo z'abaturage kugera no mu buriri bw'umwami. Ni Bibiliya bivuga uko. Umva impamvu ifitanye isano n'ikigeragezo cya mbere. Dr Trevisan atekereza ko yateye ibikeri kuzamuka bikava mu bishanga bigatera abaturage mu ngo zabo. Amazi ya Nili yari yamaze guhinduka acide ku buryo ibikeri n'imitubu bitari bigishoboye kuhaba. Niyo mpamvu byahisemo kwigira umusozi. Niba ari uko byagenze rero, ubwo bisobanuye ko cya kirunga cyarutse aricyo cyateje ikigeragezo cya mbere n'icya kabiri. Hanyuma ibindi bigeragezo 8 bisigaye, ukubora kw'amafi yapfuye yo muri Nile no mu bishanga byo mu gihugu hose, ndetse n'ibikeri byapfuye, nibyo byateje icyago cya gatatu n'icya kane. Uwiteka abwira Musa ati, bwira Aroni utimanika inkoni yawe ukubita umukungugu uhinduka inda mu gihugu cya Misiri cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo, umukungugu wose mu gihugu cya Misiri uhinduka inda. Nicyo cyago cya gatatu cyanditse muri Kuva igice cya 8 umurongo wa 12. Ukubora kw'amafi n'ibikeri byateje udukoko turimo imibu ndetse n'inda. Aha ni naho havuye icyago cya gatanu, aricyo ibibugu byateye igihugu bigakwira mu bantu hose no mu matungo. Ibi byose ni ibyago byose bishobora kuba byaratewe n'ikintu kimwe, iruka ry'ikirunga. Ukurikije uko bikurikirana n'uburyo byanditse muri Bibiliya, birasa n'ibihura neza neza. Bibiliya ivuga ko nubwo Imana yateje abanyamisiri ibi byago byose, byageze ku cyago cya kane abanyamisiri bagikomeje kwinangira, baranze kurekura abana ba Isiraheli ngo batahe. Ibi nibyo byatumye Imana ifata icyemezo cyo kuboherereza icyago cya gatanu. Imana yategetse ko amatungo yose y'abanyamisiri apfa. Yateje muryamo. Mu gushakisha inkomoko y'ibi ngibi, Dr Trevisan yazengurutse Bibiliya ashakisha igisobanuro cy'ibi. Abantu benshi batekereza ko icyo cyago cyishe amatungo yose, ariko inyandiko zibisobanura neza. Inyamaswa zapfuye zose zari zirisha ubwatsi. Ihene, indogobe, inka, intama ni inyamaswa zirisha ubwatsi mu gasozi. Bishobora no kubaho ko zarisha ubwatsi buhumanye. Imvura ikimara kugwa nyuma y'uruka ry'ikirunga, ubwatsi bwari ku isi ndetse n'ubwari butaramera bwinjiwemo n'amazi y'imvura. Imvura irimo acide yaguye nyuma y'uruka ry'ikirunga cya Terra. Ibi birasobanura impamvu amafi ariyo yapfuye mbere, kubera ko asanzwe atunzwe n'amazi. Iki kigeragezo cya gatanu nanone kirasobanura inkomoko y'icya gatandatu. Uwiteka abwira Musa na Aroni ati, nimujyane amashyi y'ivu ryo mu itanura, Musa ritumurire hejuru imbere ya Farawo, rirahinduka umukungugu w'ifu ukwire mu gihugu cya Misiri cyose, utera ibishyute bivamo ibishega, ufata abantu n'amatungo mu gihugu cya Misiri cyose. Bajyana ivu ryo mu itanura, bahagarara imbere ya Farawo. Musa ritumurira hejuru, riba ibishyute bivamo ibishega, bifata abantu n'amatungo. Ni indwara y'uruhu imeze nk'ibibyimba. Niba ubushakashatsi bwa Trevisan bufite ishingiro, ibi bibyimba cyangwa se ibishyute
byaba byaratewe n'imvura irimo aside yabanyagiye bo n'amatungo yabo. Ubusanzwe aside sulfurique iratwika. Iki gihe umwami wa Misiri yakomeje kwinangira, yanga kurekura abo bantu ngo bagende. Imana ifata icyemezo cyo kumuteza icyago cya karindwi we n'abantu be. Uwiteka abwira Musa ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru, urubura rugwe mu gihugu cya Misiri cyose, ku bantu no ku matungo no ku nyamaswa no ku byatsi byo mu gasozi byose no ku myaka yo mu mirima yose mu gihugu cya Misiri cyose. Musa atunga inkoni ye mu ijuru, Uwiteka akubitisha inkuba, avuba urubura, umuriro ugwa hasi. Uwiteka avubira igihugu cya Misiri urubura. Byanditse muri Kuva cyangwa se Yimuka Misiri igice cya 9 umurongo wa 22. Tuzi neza ko ibyotsi n'ivu byoherezwa mu kirere nyuma y'iruka ry'ikirunga bigira ingaruka ku kirere n'imikorere yacyo. Umva uko Dr. Trevisanato abitekereza. Ivu ry'iki kirunga ryagumye ryitekeye mu kirere mu gihe cy'iminsi myinshi. Ibi bisobanuye ko ingaruka zitagarukira mu kugwa kw'imvura yuzuyemo aside sulfurique gusa, ahubwo ubu ni ubwoko bw'ibicu bushobora no gutanga ubundi bwoko bw'imvura. Imvura iri mu rubura rungana uku. Ibi birerekeza ku kigeragezo cya 8. Kenshi iyo imvura iguye ahantu itamenyereye kugwa nko mu butayu, amazi yayo yinjira muri ubwo butaka akaharema ubuzima bw'ikinyabuzima kitakundwa n'abantu benshi ku isi. Inzige, udukoko dutera amagi tukayarekera mu butaka. Imvura yagwa y'amagi akavamo utwana tw'inzige duhumurirwa n'ibimera birimo kumera cyangwa se byanamaze kumera ahantu runaka hafi y'aho imvura iheruka kugwa, tukaba kimwe mu byonnyi by'inkazi biba ku isi. Icyago cya 8 rero cyateye abanyamisiri cyari ibihumbi by'amamiliyari y'inzige ngo zazanywe n'umuyaga uvuye iburasirazuba, niko Bibiliya ivuga. Izi nzige zaturutse ku mvura nyinshi yari iherutse kugwa. Twese turabizi ko kiriya ari igice kibamo izi nyamaswa cyangwa se ibibyonnyi, kubera ko n'ubwo bizibasiye uburasirazuba bwa Afurika zaturutse muri ziriya nzira. Iki ni icyago cya 8. Iki gihe noneho abanyamisiri bari batangiye kurambirwa ibi byago ku buryo bari banatangiye gutekereza kuva ku izima. Nibwo hahitaga haza icyago cya 9. Uwiteka abwira Musa ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucure mu gihugu cya Misiri, umwijima umeze nk'igikorwaho. Abantu bize Bibiliya cyane bemeza ko utari umwijima nk'uwo tubona iyo ijoro riguye. Bitekerezwa ko uyu mwijima watewe na wa mukungugu w'iruka ry'ikirunga wari ukiri mu kirere, hanyuma mu kuzerera kwawo ukaza kugera aho wirunda hejuru ya Misiri, ugapfukura umuriro rw'izuba igihugu kikijima. Gusa hari ikindi gitekerezo. Hari ikiguri cy'inzige cyangwa se igitero cy'inzige gishobora kuba ari kinini cyane ku buryo zishobora kuza ziguruka mu kirere kubera ubwinshi bwazo zigakingiriza izuba ahantu runaka hagacura umwijima. Mu 1875 ahitwa muri British Columbia, ubu ni muri Canada, hanyuze ikiguri cy'inzige cyangwa se igitero cy'inzige zikoze itsinda ripima ibirometero 3,000. Zagurutse mu kirere cy'aka gace zirimo gutambuka hashira iminsi 5 zirimo ziratambuka zitararangira. Abaturage baho babaye mu mwijima mu gihe cy'iminsi 5 yose kubera ko zari zakuyeho urumuri rw'izuba. Bitekerezwa ko ikigeragezo cya 9 cyahawe abanyamisiri kugira ngo barekure abayisiraheli ari cyo gucura umwijima kw'igihugu, bishobora no kuba byaratewe n'izi nzige. Iki gihe hari hasigaye icyago kimwe, icyago cya nyuma kiyobera ariko kikaba ikiryana kurusha ibindi byose muri iyi nkuru. Iki cyago cyangwa se ikigeragezo Imana yagiteguye ivuga ko kizarakaza umwami wa Egiputa ku buryo usibye no gukomeza kubohera abayisiraheli mu buretwa, ahubwo ashobora no kuzahita birukana. Mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Misiri, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe n'uburiza bw'amatungo bwose. Kuva igice cya 12 umurongo wa 29. Bibiliya ivuga ko igihugu cyose cyacuze imiborogo kubera iki cyago. Buri rugo mu Misiri rwari rwapfushije umwana w'imfura mu ijoro rimwe. Ibyago byose 9 twavuze ko byakomotse ku kirunga cyarutse. Urupfu rw'abana b'imfura rwo rwavuye he? Niyo cyaba ari icyorezo cyica abana, ntabwo cyatoranya abana b'imfura ngo muri buri rugo hapfemo umwana w'imfura. Cyakwica abana bose muri rusange. Ni iki mu by'ukuri cyabaye iki gihe? Niba iki cyago kidashobora gusobanurwa n'imiterere y'isi ngo aba bana babe barishwe n'ingaruka z'iruka ry'ikirunga, ntibabe barishwe n'impamvu y'imiterere y'ubuzima ngo babe barazize icyorezo, bagomba kuba barazize impamvu zifitanye isano n'imitekerereze. Abanyamisiri bari bamaze kunanirwa kubera ibyago byabisukiranijeho.
hagomba kuba hari n'abari bamaze guhungabana. Ni ibintu byaba kuri buri wese. Igihugu cyanyu kiramutse kibasiwe n'ibyago bihera ku kubura amazi yo kunywa kubera ko amariba yose yarozwe, amafi agapfa, amatungo agapfa, abaturage bose bakarwara ibishyute, inzige zikabicisha inzara, igihugu kigacura umwijima, aha abantu benshi bahungabana. Muri iyi myaka ya kera ya mbere ya Yezu, abanyamisiri ndetse n'abandi baturage babagaho bakundaga gutanga ibitambo. Buri cyago cyose wahuraga nacyo kugira ngo ugisohokemo wagombaga gutamba kimwe mu bintu utunze ukunda kurusha ibindi. Niko babyizeraga. Buri gihe cyagendanaga n'ubwoko runaka bw'igitambo. Iki gihe abanyamisiri bari barimo kunyura mu bihe bikomeye batari barigeze kubona mbere. Iki gihe rero bagombaga gutanga igitambo cyo mu rwego rwo hejuru. Bahisemo gutamba ikintu cy'agaciro ntagereranywa buri wese yari atunze. Abana babo b'imfura. Bitekerezwa ko muri iki gihe cy'umwijima barimo igihugu cyaracuze umwijima nta ureba undi. Buri wese yafashe icyemezo cyo kwica umwana we w'imfura mu rwego rwo gufasha igihugu kuva mu kaga. Umucyo wagiye kugaruka, buri wese yapfushije imfura. Hano nta buryo na bumwe umwami atari kurekura aba bantu bamuzaniye ibyago bingana gutya. Yagombaga kubarekura ngo bagende. Kugeza aha Dr Cyril Trevisanato yaboneye igisobanuro buri cyago mu byago 10 byose byaguye ku banyamisiri muri iki gihe. Bibiliya ivuga ko nyuma y'icyago cya 10 Abayisiraheli bahise bemererwa kugenda, hanyuma Musa abajya imbere abanyuza inzira yo mu butayu. Bivugwa ko bavuye mu kibaya cya Nili bakagenda n'amaguru bakagera ahitwa Sinayi. Bitekerezwa ko bamanutse bakambuka inyanja itukura banyuze mu kigobe cya Suez mbere yo kugera ku musozi wa Sinayi. Aha niho Musa yaherewe amategeko 10 agenga imyitwarire y'Abakristo n'Abayahudi. Yari yanditse ku bisate by'amabuye. Uru rugendo ni inkuru yamamaye ku buryo hari n'abashakashatsi mu bisigaramatongo bamaze imyaka bashakisha mu butayu bwa Sinayi ikimenyetso kigaragaza ko Abayisiraheli koko bahanyuze. Bashakishije ikimenyetso nibura kimwe kigaragaza ko banyuze ahantu. Nta na kimwe babonye. Birumvikana cyane kubera ko itsinda ry'abantu babaho bagenda batagira aho batuye, haba hari amahirwe menshi ko nta kimenyetso na kimwe basiga mu nzira banyuzemo. Ahantu uyu munsi ni hatagatifu, hahora ibihumbi by'Abakristo bajya kuhasengera. Ahantu ubwoko bw'Imana bwanyuze bukagenda imyaka 40. Sinayi ni agace gafite ubuso bw'ibirometero kare 60,000, ariko kuhanyura utambuka wigendera ugenda n'amaguru utarimo kuzenguruka agace byagutwara ibyumweru 2. Professeur Kuri ni umuhanga cyane mu bisigaramatongo, akaba umunyamuryango w'inama y'ubumenyi mu Bwongereza. Uyu nguyu yagiye ahantu muri Sinayi mu 1995, areba urugendo ruhari n'uburyo bivugwa ko Abayisiraheli bahagenze imyaka 40. Ahita yanzura ko bishoboka ko inzira Bibiliya ivuga ko banyuzemo ishobora kuba atari yo. Yahise yongera ajya gusoma Bibiliya maze yanzura ko Abayisiraheli bashobora kuba barerekeje mu nzira y'ubutayu ahitwa Ramsese mu kibaya cya Nili mbere yo kwinjira mu butayu berekeza mu nyanja itukura. Banyuze muri Arabia Saudite y'ubu. Aha niho hari ubutayu bupima ibihumbi by'ibirometero. Hari mu hantu hanini huzuye umucanga ku isi. Aha niho hantu heza umuntu yagera akaba nk'uwazimiye akabura icyerekezo. Bibiliya ivuga ko aba bantu ibihumbi n'ibihumbi iyo bagendaga ku manywa bayoborwaga n'igicu cyabajyaga imbere bakagikurikira, hanyuma mu ijoro bikaba umuriro, cya gicu kigahinduka umuriro. Bivuze ko umuriro wabajyaga imbere bagakurikira. Professeur Mwanafunzi yemeza ko ibi nabyo ari ibimenyetso by'iruka ry'ikirunga. Yemeza ko muri ibi bice hagomba kuba hari ikirunga cyari cyararutse muri iyo minsi, noneho ku manywa bakajya bitegereza ibyotsi birimo gucucumurwa n'icyo kirunga, akaba ari byo bagenda basanga batekereza ko ariyo nzira. Mu ijoro hakaba hijimye, noneho bakabona cya kirunga kirimo kuruka, bakabona ari inkingi y'umuriro, bakagenda bayisanga. Ni ikihe kirunga cyarutse muri iyo myaka muri iki gice cy'isi? Uburasirazuba bwo hagati bwuzuyemo ibirunga bigifite ubushobozi bwo kuruka. Kubonamo kimwe gishobora kuba cyararutse mu gihe Abayisiraheli banyuraga mu butayu byasabye Professeur Mwanafunzi gusubira muri Bibiliya mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 mu gice cya mbere. Umva uko handitse: uvuye Horebu ukagera i Kadeshi Baruneya unyuze mu nzira yerekeza mu karere k'imisozi ya Seyiri, hari urugendo rw'iminsi 11 ku muntu ugendesha amaguru. Ariko ahangaha ni ku mupaka wa Misiri na Isiraheli. Mu gushakisha inzira aba bantu baba baranyuze kugira ngo bagere i Kadeshi Baruneya mu minsi 11, aba bashakashatsi basanze ikirunga gishobora kuba cyararutse icyo gihe ari icyitwa Bedre.
ngiki ikirunga byemejwe ko cyarutse kikajya cyohereza ibyotsi hejuru mu kirere ku manywa. Ibyo byotsi bikaba ari byo Abisirayeli bakurikira nk'inkingi y'igicu, hanyuma mu ijoro bagakurikira umuriro w'icyo kirunga nk'inkingi y'umuriro. Binatekerezwa ko uyu musozi wa Bedre ari wo musozi wa Sinayi uvugwa muri Bibiliya. Hano igitangaza kimwe nicyo gisigaye kitarasobanuka: kwambuka inyanja itukura n'amaguru. Bibiliya ivuga ko mu gihe Abisirayeli bahungaga ubucakara, ingabo za Egiputa zabakurikiye, nabo bariruka barahunga. Gusa baje kugera ku nyanja itukura babura uko bayambuka kubera ko nta bwato bwari buhari. Hanyuma Uhoraho akora ikintu batari barigeze babona muri ubu buzima. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma y'amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yari ari ahinduka ubutaka bw'umutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkiki iburyo n'ibumoso. Nicyo gitangaza kiruta ibindi mu isezerano rya kera. Igitangaza kigaragaza ko usibye Imana yaremye amazi n'umuyaga, nta wundi wakora igitangaza nk'iki. Ibi bishoboka bite? Ibi bintu byabayeho. Hari umuhanga mu by'imiterere y'isi wemeza ko yavumbuye uburyo byagenze. Dr Kuri akora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ikirere muri Colorado. Mu birebana n'ubumenyi bw'isi hari igikorwa bita wind set down. Ubu ni ubwoko bw'umuyaga ujya ubaho ukaza ari mwinshi cyane kandi ufite ingufu zitagira ingano, ugahuha uturutse mu kirere, ugahuha umanuka. Iyo uhushye amazi magari atemba, uhuha werekeza mu cyerekezo kinyuranye n'icyayo mazi arimo kwerekezamo. Uhuha uturutse mu kirere ku buryo iyo ukubise ku mazi bikora inguni ya dogere 45, kandi ugahuha werekeza mu cyerekezo kibusanye n'icy'amazi, ku buryo iyo ari amazi atemba ahita ahagarika gukomeza gutemba, bigasa naho hacitse ikimeze nk'umuhora muri ayo mazi. Wind set down ni ibikorwa bisanzwe bibaho. Hari inzuzi zimwe na zimwe zijya zimara amasaha runaka zahagaritse gutemba kubera ko uyu nguyu ni umuyaga ushobora kumara amasaha 12 urimo kubaho. Ni umuyaga uhera ku nkombe, ku buryo aho ngaho ku nkombe umucanga wari utwikiriwe n'amazi utangira kugaragara. Akimara kumenya uburyo ibintu nk'ibi ngibi bishoboka, Dr Kuri yahise afata icyemezo cyo gukora ubushakashatsi bw'impamyabumenyi y'ikirenga ku ngingo irebana n'Abayisiraheli bambuka inyanja itukura n'amaguru. Ni ukuvuga ko doktora ye cyangwa se ubushakashatsi yakoze kugira ngo ayihabwe yabukoze kuyimuka Misiri. Ikibazo hano kibazwa ni kimwe: niyo haba harabaye wind set down yatandukanije amazi y'inyanja itukura, ni gute abantu bakwambuka ku mucanga w'inyanja n'uburebure bwayo? Ninde wamanuka mu cyobo cy'ibirometero 5 akakivamo n'amaguru akambukira hakurya? Inyanja ngufi ishobora kugira nibura ibirometero 3 n'igice by'uburebure by'ubujyakuzimu. Ibi ngibi byatumye Dr Dore asubira mu nyandiko zanditswe mu Giheburayo zivuga kuri izi nkuru, abonamo aho bavuga umugezi witwa Yam Suf. Mu Giheburayo Yam bisobanura inyanja, Suf bikavuga urubingo. Yam Suf ni inyanja yuzuyemo urubingo. Urubingo rumera mu mazi atari maremare, ntabwo rumera mu nyanja. Bibaye ari uko bimeze rero, Abayahudi ntabwo baba barambutse inyanja itukura n'amaguru, ahubwo baba barambukiye ahandi hantu hatari mu nyanja. Iki gitangaza cyabereye. Mu kwibaza iki kibazo, Dr Kuri yibanze cyane ku kibaya cya Nile. Ikibaya aho uruzi rwa Nile rwigabanyamo ibiyaga byinshi mbere yo kwiroha muri Mediterane. Ikinini muri ibi biyaga cyitwa Manzale, gipima hegitari 180, ariko ubuso bunini bw'iki kiyaga bwuzuyeho urubingo. Iki kiyaga cyujuje ibimenyetso byose by'inyanja ivugwa muri Bibiliya yambutswe n'Abayisiraheli. Uyu nguyu yabaye afite ukuri, iki kiyaga cya Manzale cyaba ari cy'Abayisiraheli bambutse n'amaguru. Ibi yaje kubyemeza yifashishije zimwe mu nyandiko z'umunyamateka w'umugereki Herodote. Uyu yashushanyije amakarita ya kariya gace mu mwaka wa 600 mbere ya Yezu. Herodote yanditse inyandiko zigaragaza imiterere, ubugari, uburebure n'umurambararo w'iki kiyaga cya Manzale. Muri izi nyandiko za Herodote hari naho avuga izina Magdolum. Mu bice byaranze iyimuka Misiri hari aho bavuga icyitwa Migdol. Aka nako kari agace kamwe kari muri iki kiyaga cya Manzale. Dr Dore yaje gukora ubushakashatsi kuri aka gace kari muri iki kiyaga, aza gusanga uburebure bw'amazi yaho ndetse n'umuyaga uhaba
asanga hari igihe hajya hahuha umuyaga ugenda ku birometero 38 ku isaha kandi ukaba wahamara amasaha 12. Akoresheje mudasobwa yiganye uko byagenda n'icyo byasaba ngo aho hantu haza umuyaga wa wind set down utandukanye amazi y'epfo n'aya ruguru, hasigara umucanga. Mudasobwa ye yapimye ubunini bw'ikiyaga, ipima ubujyakuzimu bwacyo, ipima ubujyakuzimu bw'inkombe zacyo, maze imwereka ko mu gihe cy'amasaha 9 aho hantu hashobora guhuha umuyaga mwinshi cyane wo mu bwoko bwa wind set down, ku buryo aho hantu hagati mu mazi hashobora gucikamo umukoki w'ibirometero byinshi cyane by'umurambararo abantu bashobora kwambukiramo ku mucanga. Ibi ni ibikorwa byakorwa mu gihe cy'amasaha runaka, ku buryo uwo muyaga igihe wahagarika guhuha amazi yahita asubira mu mwanya wayo, agasiba yanzira ku buryo uwo yasangamo hagati mu nyanja yahita murengera. Nibyo byabaye ku ngabo za Misiri. Mu magambo make, birashoboka cyane ko abayahudi batambutse inyanja itukura n'amaguru, ahubwo bambutse ikiyaga cya Manzale, ariko nacyo kucyambuka n'amaguru bagendeye ku mucanga nk'uko bivugwa muri Bibiliya. Bibaye ari uko byagenze, ubwo igitabo cy'iyimuka Misiri muri Bibiliya cyaba gishingiye ku mateka y'ibintu byabaye mu myaka 2000 ishize. Dusoreje ikiganiro wari uzi ko cyo kuri uyu munsi.